ijambo ry'umunsi, ubutumwa bwiza bwo kuzuka. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma muri Matayo igice cya 28 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8. Ese ni gute byari bimeze ku bigishwa ba Yesu mu gihe yapfaga? Aba bari barasize buri kimwe cyose kubwe, baramukurikiye mu gihe cy'imyaka 3 yose, ndetse barubakiye ukwizera kwabo n'ibyiringiro byabo kuri uyu mugabo. Usibye n'ibyo, bari baranumvise inyigisho ze zose kandi bizera cyane ibintu byose yavugaga bitavugwa. Kristo yari yarababwiye yuko yabayeho na mbere ya Abrahamu, ndetse ko we na data wo mu ijuru ari umwe. Yesu yari yarababwiye yuko ari we nzira yonyine igeza ku Mana. None nyuma y'ibi byose arapfuye. Ni gute ibingibi byashoboka? Abigishwa byarabayobeye, aho muri icyo gihe ikintu kimwe cyonyine aricyo cyagombaga kuzura bushya ubuzima bwabo kandi kikazanzamura roho zabo zari zibabaye cyane. Mushima Imana. Inshuti yabo iza yishimye cyane inezerewe iti, ni muzima, ni muzima, yanesheje urupfu. Yesu ni muzima. Kuri ubu abizera tuyifata nk'ibintu bisanzwe. Ahantu hose byabaye ibisanzwe kuvuga ku izuka rya Yesu. Ubanza hari uburyo tubivuga kenshi tukanabimenyera, nabyo bigabanya agaciro kari ya jambo ngo ni muzima. Ku kiremwa muntu, urupfu buri gihe rwari rwarabaye nk'iherezo ryacu, ndetse n'iherezo tudashobora gucikana mba. Mu gutsinda urupfu, Yesu yerekanye yuko ari we ukuri. Mu gutsinda umwanzi ndetse n'umuterabwoba wa mbere w'umuntu ku isi ari we rupfu, Yesu yerekanye yuko ari inshuti magara y'umuntu ndetse n'umucunguzi w'ikiremwa muntu. Ese umutima wawe utera cyane iyo wumvise iby'Imana nzima yitaho cyane? Kuri ibikurangaza byose mu maso yawe, ubundi utangire kubona inkuru bundi bushya. Yesu ni muzima. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.